hari n'insengero zitarimo ijambo muzivemo muve mu nsengero zitarimo ijambo muvemo yes abahanuzi badafite ijambo mubaveho mbambuye isoko mu buryo bwanjye ndabambura isoko mu izina rya Yesu ndambura isoko mama mpanuye ko umuba wawe uzasigara uhagaze wemye ndahanurira umuntu udukurikiye imiba y'abandi izajya hasi ariko ukwiye kurota inzozi zidasanzwe umuba wawe uhagarara ukema hagarara weme hagarara ibyawe hagarara weme wowe namwe ndabashinja namwe banyarwanda mufana ibinyoma namwe mukwiye kurenga urwego rwo gufana ibinyoma mufana ikipe zitsinda mufana ibitego mufana biyubatse yego mwumvi mu bintu byose mubigenzuze Imana yarabigishije bihagije ese ibikomere byanyu ntacyo byabigishije ese intambara mwanyuzemo babanyujijemo ntacyo byabigishije ese agahinda babateje muracyakeneye kandi mumenye agaciro k'ijambo murundukire mu ijambo ngo Imana yari yarahaye ijambo Samweli ngo ku buryo nta jambo avuga ngo ripfa ubusa ritakara hasi yari yararundukiye mu buhanuzi kubera yuzuye ijambo ridasanzwe iyo wuzuye ijambo ibihe ntibiguhahamura ntabwo ibihe bikubwirana iyo wuzuye ijambo hari imitego batagutega urababwira ngo ngo Yozefu yashyize ku munzani ashyira ku munzani ibintu umutego buriya muka Potifari yari yamuteze uteye ubwoba ariko afata inzozi yarose ijambo ry'Uwiteka rishobora no kuba inzozi warose iryo jambo rishobora no kuba inzozi warose Yozefu ashyira ku munzani Yozefu ngo ashyize ku munzani areba ibiri muri muka Potifari na muka Potifari yari kumuzamura ariko ibintu bitarama biciriritse biri hasi y'ibiri mu nzozi ze bitarenze isibo ntago wagereranya ikintu kiri muri muka Potifari n'ikiri mu nzozi Yozefu yarose abateguye ibizamini bikabacanga ndatura ubwenge mu mitwe y'abana bacu haleluya kizamini cyose bagera imbere bazacyumve mu rwego bazavuga ngo aba bana byagenze gute duhamagaye ingabo z'abamarayika zinyanyagire ku bigo by'amashuri ntazagira umwana urwara muri iki kizamini ntazagira uhinda umuriro cyangwa urwara umutwe byo mbiburijemo ahubwo imbere y'ikizamini cyose kibazo cya mbere umwana agisoma ingabo zishinzwe asubiza nk'umuhanga abana bose tubahinduye abahanga n'uwabaguwa nyuma tumuzanye mu manota menshi mu izina rya Yesu urakoze Mana ndihaniza umwuka wose utuma abana bacu batsindwa umwuka ndawihanije ndi mu butware mpabwa n'igihugu cy'ijuru haleluya uwo mwuka ndawihanije mu izina rya Yesu ndihaniza imitego yose itezwe kuri aba bana ndakuraho ndaringaniza inkuba n'imiyaga n'imvura ndabishyira muri ndabiregararije mu rwego imvura izagirwa mu kigero itabangamiye imyaka mu murima itabangamiye abagenda inkuba zikubite mu rwego rwo gutanga ubuzima no gukangura ubwenge ntazagira umuntu ukubitwa n'inkuba muri uku kwezi ntazagira uw'igiti kigwira ntazagira uw'inzigwira ntazagira umuvu utembana ndatura marayika ushinzwe umutekano nagote isi n'abayirimo cyane cyane igihugu cy'u Rwanda urakoze mwami w'abami ndagushimiye ko utangiranye natwe ugasozanya natwe mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen. Yesu abagirire neza cyane kizatahana umugisha ibirenge byawe intambwe zawe aho uzazerekeza ntuzatahiraho ku kwezi Uwiteka azaguha inshuti udafite sheri muri uku kwezi usoza umwaka ufite sheri utegereje urubyaro ku kwezi gushira usamye ku kwezi kwa 12 ku kwezi kwiza hari amezi yakubereye injyana muntu ariko ku kwezi kuzakubera ukwezi kuburumbuke ko gutunga no gutunganirwa kwezi ko kwakira amagifti mbega ukwezi kwiza ku kwezi turakwaturamo ibintu biremereye cyane
muri uku kwezi Imana izakurinde kumva inkuru mbi mu muryango, telefone z'impuruza ntizizasone. Muri uku kwezi umuntu ugufitiye ideni azakwishyure. muri uku kwezi uzagire amahirwe menshi cyane. turagira ngo tubiyegereze abantu mwese mugeze hano kuri iki gicaniro, mugubwe neza cyane. Hano abari kudukurikirana twicaye ni mu gihugu cy'u Rwanda, birumvikana. Turi muri iki gihugu cyiza cy'u Rwanda, igihugu dukunda. Nubaka kanya tuvugana iki gihugu kiri kuvugwamo imvura nziza rwose. Bari mu Rwanda muri kumva akavura keza, akabeho keza. Turashimira Imana kubw'amahirwe dufite. Mugubwe neza rero abantu mudukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Tugeze mu mwanya wo guhimbaza Imana. Nakubwiye ko nushaka ko Imana inezerwa jya uyinezeza, kandi nugera mu mwanya nk'uyu wo gusenga jya ushishikara n'umusazi. Iyo yasaze arashishikara, ubundi umusazi utaratora amashashi tuba tutaremera ko byaganguye. Hanyuma no mu by'Imana rero nubigeramo jya ushishikara. Nimba ari ukutamba tamba, hari abantu njya mbona babeshya mu nzu y'Imana, ugasanga umuririmbyi cyangwa korari yose bari gutera ikorasi ngo reka tugutambire Mana, reka tugutambire ukwiriye gutambirwa. Minota 10 gashira bavuga gutyo kandi bahagaze, kajya kumva banashyizemo akavuga ngo reka tukubyinire Mana, reka tukubyinire ukwiriye kubyinirwa. Minota 20 gashira bahagaze. Ubundi icyo kiba ari ikinyoma rwose, kiba ari ikinyoma. Sinzi nimba ari ikinyoma cyejejwe cyangwa ari ikinyoma kitejejwe, ariko icyo ni ikinyoma. Iyi Mana rero ikunda gutaramirwa, umwami wese akunda gutaramirwa. Nakubwiye ko guhimbaza Imana, niyo himbaje Imana hari ibitero byaje biragenda. Ushobora guhimbaza Imana urwaye umutwe, ugatangira wivugira uburyo Imana ari inkuru, Mana yanjye umutwe ugakira. Ushobora guhimbaza Imana watewe n'ibitero by'abantu, mwoka byarama mu minota mike bikibwiriza bikagenda. Guhimbaza habamo imbaraga, niyo mpamvu nkunda guhimbaza Imana cyane. Guhimbaza Imana bifite icyo bivuze mu buzima bwanjye bw'umwuka. Rero hano kuri iki gicaniro tugezemo cy'ukwezi kwa 12 tugifunguye ku mugaragaro. Ni igicaniro cyitwa ukwezi kw'ijambo. Ukwezi kw'ijambo, ukwezi ugomba kugira ijambo. Nimba wari waranaburi ijambo mu rugo rwawe kubera gutahana kamverope, bitega gukubite ifaranga ku buryo uzajya utana envelope. Nimba ijambo rituruka muri envelope turayiguhesheje mu izina rya Yesu. Tukwatuyeho ijambo mu mpande zose aho uri. Ukwezi kw'ijambo ku buzima bwawe. Hana maze kubyara Samuel yagize ijambo, yari umusaba Yuda bagize ijambo ku banzi babo. Mana arambwiye ngo uku kwezi nuko ijambo ngo nze dufatikanye namwe gusenga, kandi dusengera muri ayo mavuta, muri ibyo birere byo kwizera. Tugeze mu kwezi ugomba kugira ijambo. Naho wari buriye ndugu yangu, naho wari buriye ukagira ijambo. Turagira ngo rero tubiyegereze mu guhimbaza Imana. Narakubwiye ngo nuzajya uba ufite n'ifurusheti n'isahani hafi aho, jya unyikiriza uherereye hose, ukome ku isahani ucurangira Imana, ucurangira Imana. Zaburi 150 ijambo raba ngo munshimishe amajwi arenga, mushimishe imbyino, mushimishe neberu, injyana zose, amajwi arenga, amajwi magufi, imbyino, mbega munshimishe ibyo bintu byose. Aho uherereye hose rero ushima Imana. Uze duhimbaze Imana, ushimishe ikikwegereye. Nibyo guhimbaza Imana bifite icyo bivuze. Narabivuze nzabisubiramo. Burya ushobora no kuyobora iteraniro mu rusengero ridafite korari, ukayoberwa ukuntu uza kuriyobora, bikagucanga neza cyane. Ariko si icyo ngendereye, icyo ngendereye nuko tugiye guhimbaza Imana. Dufite Imana izi gusubiza abafite ibibazo, nimuhumuriza turengera. Dufite Imana,
dufite imana izi gusubiza abafite ibibazo, nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, nimuhumure nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, nimuhumure izaturengera, bene data nimuhumure izaturengera, yo nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, nimuhumure izaturengera, nukuri nimuhumure izaturengera, iyi Mana nimuhumure izaturengera, nimuhumure izaturengera, iyo dusenga nimuhumure izaturengera, iyo Mana nimuhumure izaturengera, nukuri nimuhumure izaturengera, oh dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva, iyo dusenze iratwumva, iyo Mana iyo tuyisenze iratwumva, ukuri iyo dusenze iratwumva, oh dufite Imana izi gusubiza abafite ibibazo, nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, iyo Mana nimuhumure izaturengera, nukuri nimuhumure izaturengera, Imana nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, ndakumva nimuhumure izaturengera, karame karame nimuhumure izaturengera, iyo Mana nimuhumure izaturengera, nimuhumure izaturengera, Imana nimuhumure izaturengera, ababyeyi nimuhumure izabarengera, nimuhumure izabarengera, haleluya nimuhumure izabarengera, iyo Mana nimuhumure izabarengera, abari hafi nimuhumure izabarengera, abari kure nimuhumure izabarengera, oh nimuhumure izabarengera, yo nimuhumure izaturengera, oh nimuhumure izaturengera, icyambere ntabwo igibeshya, oya icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi, icyambere ntabwo igibeshya, oya icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi, uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho, uri Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho, ntagacu kaguhinduka kakugaragaraho, ntagacu ko guhinduka kakugaragaraho, icyambere ntabwo ujya ubeshya, oya icya kabiri ugira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi, nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere, oh nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere, yivuze biraba, yategeka bigakomera, haleluya, ijambo yivugiye ubwayo irarindika rikurikirana ikarisohoza kugeza risohoye, uri Imana idacikwa, uri Imana idategwa, uri Imana iticuza, ngo nabivugiye iki, ijambo uvuze uba ufite umukoro wo kurikurikirana ukaririnda ukarisohoza, ndagushimira cyane, jambo wavuganye n'umubyeyi uri hano uzarisohoza, jambo wavuganye n'umugabo uri aha uzarisohoza,
ijambo wamubwiye bumva uzarisohoza, iryo wavuze batumva uzarisohoza, kuko nta jambo na rimwe uvuga ngo rihere. Muri uku kwezi kw'ijambo ugaruye ijambo muri uru rugo, ugaruye ijambo mu kazi, ugaruye ijambo muri famille, ugaruye ijambo urarigaruye jambo we, urarigaruye. Haleluya, haleluya. Ijambo yivugiye ubwayo iraririnda ikarisohoza. Ndagushimiye, ijambo uvuga ntirihera, uri ijambo. Haleluya. Kurikiranye ijambo wavuganye n'uyu mubyeyi wari mubwiye atarubaka, urugo rubyariyemo gatatu ntirirasohora, kandi ijambo wavuze rigiye gusohorera mu maso y'ababyemera n'abatabyemera. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, ibishoboka ntirizagenda ubusa. Jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, ibishoboka ntirizagenda ubusa. Jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, ibishoboka ntirizagenda ubusa. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Ijambo wavuze unyuze mu bahanuzi bato uzarisohoza, iryo wavuze unyuze mu bahanuzi bakomeye uzarisohoza. Haleluya. Uri Imana idacikwa. Kurikirana ijambo karirinda ibihe n'ibihe, uraririnda ibihe n'ibihe. Haleluya, haleluya. Turacyahimbaza Imana, turacyayiramya, turacyavuga ko ari Imana yatubeshaho, ari Imana yarisohoza bagatungurwa rimwe kwa rimwe ikarisohoza, kandi irisohoje akoreka ibintu bingana nk'ibyari gukoreka mu mwaka wose. Haleluya. Ndakuburiye amaso yanjye, ndayakuburiye, ndakuburiye amaso yanjye, ndayakuburiye. Haleluya. Ndakuburiye amaso, ndakuburiye, ndakuburiye amaso, ndakuburiye, ndayakuburiye amaso, ndayakuburiye, ndayakuburiye amaso, ndayakuburiye. Haleluya. Ndakuburiye amaso, ndayakuburiye, ndakuburiye amaso, ndayakuburiye. Haleluya, haleluya. Abisiraheli bamaze kugera harindimuka, Farawo abatuze buburiye amaso ijuru, uravuga ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye no ku buryo babarenganya, nabyumvise, none ndamanutse nje gutabara. Nabyumvise kuniha, nabyumvise. Uburetwa babashyizeho n'inkoni mwakubiswe ntimuzongera kubibana ukundi. Ukurikirana ijambo wavuze, ubwiye Mose ngo genda ubwire ubwoko bwanjye, ubwire no kwa Farawo, ugenda ubanze ubabwire ko ndi Uwiteka, ndi uwo ndiwe, ndiho. Iryo jambo bararimenya ko ari ndiho, riramamara ko batumwe na ndiho, batumwe n'Uwiteka. Uri Imana yivuga, warivuze kwa Farawo, bagira ngo ijambo uvuze riragucitse. Farawo akomeza kubapyinagaza, ukomeza gukurikirana ijambo ryawe, wohereza ibitero by'ibikeri, byose ari ugukurikirana ijambo. Mana we, ku kwezi kw'ijambo ugiye gukurikirana ijambo wavuze. Ndakumva papa. Haleluya. Farawo aragumya arafyinata, uba wohereje amadubu arakomeza arafyinata, amazi ahinduka amaraso arakomeza arafyinata. Yesu we, wohereza ibibugu nabwo arakomeza arafyinata. Abakonikoni be baramusura, baramubwira, bamusanze mu ngoro, baramubwira bati turabona ibi bintu harimo urutoki rw'Uwiteka. Aranga arakomeza arafyinata. Ukomeza gukurikirana ijambo ryawe, uraririnda. Haleluya. Kugeza ubwo imfura zihasize ubuzima zo mu Egiputa, n'igikoko cyavutse ari imfura
n'inzoka mu bihuru zavutse ari imfura uwo munsi zarapfuye, n'impyisi zavutse ari imfura zarapfuye, n'intama n'ingamiya n'intare na bya bikoko bya danje byavutse ari imfura byarapfuye, n'imfura yashakanye n'indi mfura uwo munsi zarapfuye zipfana n'umwana w'imfura. Ukurikiranye ijambo iyo wakurikiranye ijambo hari abahasiga ubuzima. Ni ukurinda ijambo, hareruya hareruya, kugeza ubwo bambukanye. Bamwe bagwa mu nyanja kubera ijambo wavuze ku buzima bwacu. Hari abarizira, n'uwashaka kuducunga muri situwasiyo duhagazeho akadukiniraho yabizira kubera ijambo wavuze. Uhagaze ku ijambo wavuze, ku kwezi kw'ijambo ugiye gusohoza iryo wavuze. Urakoze, ndagushimiye. Sengeye umuntu wese ugeze hano dukurikiranye kuri izi mbuga zose, ndasabye ngo ikiganza cyawe kimubeho, ubwiza bwawe bumwuzure mu izina rya Kristo wanesheje. Umuntu ugeze hano afite ikibazo gikemuke muri uku kwezi kw'ijambo, abataha agaciro bongere bakabone, abantu bongere bagire ijambo mu kazi, mu nzu yawe hari n'ababuze ijambo, abantu bongere bagire ijambo n'agaciro. Haleluya. Ndasabye kugira ngo aka kanya umuntu urwaye, yaba ari uwafashwe n'indwara uyu munsi cyangwa yimaranye igihe, yakire gukira. Ikiganza cyawe nikimukoreho, yakire ubuzima, yakire ubuzima, yakire ubuzima mu izina rya Yesu. Yesu mwene Dawidi, ndasabye cyane umuntu dukurikiye ahuye n'ibibazo bikomeye, ufite imanza azitsinde. Umuntu dukurikiranye ari mu nzira agenda agira amahoro, ndasaba uburinzi. Dukurikiranye arwaje, abone ubuzima bw'uwarwaje. Haleluya. Umuntu wese ufite ibintu byibrotse kuri iki gicaniro bibrokoke, ndasabye Uwiteka Nyiringabo ngo ubwiza bwawe bukore ibirenze bukore ibirenze mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushime kuri Mana nyamana. Haleluya haleluya. Ikiganza cyawe kibane n'umuntu wese ugeze aha, kuboko kwe kwiza gukomeze kuba kuri twebwe Mana. Haleluya haleluya. Ndakumva Mana, ndakumva kuri iki gicaniro, ndakumva ko ijambo rigarutse, hari umunsi utegura ukavuga ngo uyu ni umunsi, kuno kwezi ko kugarura ijambo mu bwoko bwanjye. Ndabyumva ko ijambo ryawe rigarutse, ijambo wavuganye n'uyu muntu, abo wabwiye ko bazashaka, urabanuye ku musozi bari banitseho kubera ijambo ryawe. Ndagushimiye. Haleluya. Ndasabye ngo urinde umuntu wese ufite ikibazo cy'intege nke zo mu bugingo, yakira imbaraga. Haleluya. Ndasabye ngo imbaraga zawe zigote umuntu wese ugeze aha hantu. Ndirukana imyuka izerera, ya myuka itera abantu ninjoro inigagura yose, ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Ndatesha agaciro imbaraga zigenda mu bakonekoni n'abarozi byo mu bapfumu. Turazi neza ko mu mpera z'umwaka hari abantu baba bashaka guserebura intsinzi y'abadayimoni. Turayimanye, twimanye intsinzi mu mpera z'uyu mwaka. Muri uku kwezi kwa 12 turimana intsinzi imbere ya Satani, turimana intsinzi imbere y'abadayimoni, turimana intsinzi imbere y'abapfumu, turimana intsinzi imbere y'abarozi. Tubimye intsinzi. Tambo batambye tubipfushije ubusa. Analize ziri gukorwa ku buzima bwawe, ibyo byose turamenagura, turatesha agaciro mu izina rya Yesu. Dusuzuguye umwuka wose wagusuzugura, imbaraga yose ari kurwanije iteshwa agaciro n'ikiganza cy'Imana mu izina rya Yesu. Ya myuka iza guhirika amamodoka mu mpera z'umwaka, iyo nanjye ndayihiritse. Bariyeri zose abadayimoni bari barubatse baratangatanze, nyujijemo umuriro, ndatwitse mu izina rya Yesu. Mitegura ikuzimu bari barateguye iyo kunigira abantu mu mazi, iyo ngiyo iteshejwe agaciro mu izina rya Yesu. Myuka ihirika amagare n'amamoto n'amamodoka, myuka ikorera mu birere itera abapilote, yo yose turetesha agaciro. Za mbaraga ziza kuniga abantu ninjoro, izo zose ziteshwa agaciro n'ikiganza cy'Imana. Ya myuka iserebura intsinzi, tuyimye intsinzi. Ibyo bagukoreyeho ngo mu mpera z'umwaka bizakunde, turakwimanye. Ibirere byawe turabyimanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turimana ibirere byawe. Haleluya. Inyenyeri yawe turayimanye, tuyimye abarozi, tuyimye abakonikoni. Inyenyeri y'ubukwe turayihishe, turayibimye. Inyenyeri y'ingendo turayibimye,
Aleluya. Inyenyeri y'iterambere turayimanye mu izina rya Yesu. Aleluya, haleluya. Umwuka wose waruteguwe muri uku kwezi kwa 12 muhinduye zero. Migambi yateguwe y'abanyabyaha y'ibyo bazakora muri uku kwezi kwa 12 ndayiburizamo mu izina rya Yesu. Ibitero byateguwe muri uku kwezi kwa 12 mbiburijemo mu izina rya Kristo wanesheje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibikorwa byateguwe n'incakura ibyo byose tubiburijemo mu izina rya Yesu. Turangiza ibikorwa remezo by'abazimu. Ibintu byose byateguriwe ku bana bawe muri uku kwezi tubiburijemo. Ibintu byose byateguwe ku rugo rwawe muri uku kwezi tubiburijemo. Ibintu byose byateguwe mu kazi kawe muri uku kwezi tubiburijemo. Haleluya. Ibintu byose byateguwe ku itorero ushumbye muri uku kwezi tubiburijemo. Turaburizamo inama z'abantu babi, turaburizamo imigambi y'abagome, turaburizamo. Haleluya, haleluya. Ibintu byose byateguwe kuri business yawe muri uku kwezi tubiburijemo. Ibyateguwe mu mihanda abana bacu bitegura gucamo bataha tubiburijemo mu izina rya Yesu. Ndashyira uburinzi kuri itariki ya mbere, ndarambika uburinzi ku itariki ya 2. Aleluya. Icyumweru cy'ukwa 12 hose nshyizemo uburinzi. Imbaraga zica, imbaraga zihombya, imbaraga z'umwaku zirabujijwe. Ndashyira uburinzi mu cyumweru cya 2 cy'ukwa 12 nshyizemo uburinzi. Buri munsi n'uburinzi bwawo, ntihazagira imbaraga y'umwanzi igira ikigukoraho mu izina rya Kristo Yesu. Ndashyira uburinzi mu cyumweru cya 3 cy'ukwezi kwa 12, ntihazagira umwuka ukumenasa. Ikintu cyose cyateguwe n'isi y'umwijima ntikizemere. Oya, 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 oya. Ndashyira uburinzi mu cyumweru cya 4 cy'ukwezi kwa 12. Ndashyiramo ingabo z'abamarayika, ndarambikamo imbaraga z'abamarayika, imbaraga zirinda. Cyumweru cya 4 cy'ukwa 12 mwakira uburinzi. Imbaraga zitwika, izo nzanda zitwitse. Ya myuka itwikira abantu mu mazu ndayitwitse. Ya myuka izamukira mu mpanuka zo mu mazu ndamenagura mu izina rya Yesu Kristo. Ya myuka iteza abana kugwa, ya myuka iteza ibicuri irabujijwe. Ibitero byose byari biteguye birabujijwe. N'uwari ugambiriye gukora ibyaha muri uku kwezi arabibujijwe ku bw'aya masengesho. Haretere bosaideke ngaza ku buzima bw'umuntu wese udukurikiye. Mubyakire, mubyakire. Buri munsi w'uku kwezi umuntu wese udukurikiye ndetse n'uzadukurikira nyuma y'uyu munsi ndambitsemo gukora kw'Imana. Haretere bosaide kerebo, retere kerebo sai. Ntazagira igihombo ugira, ntazagira umujura ukwiba, ntazagira umuntu ukumenasa. Muri uku kwezi uzunguke birenze uko tubitekereza. Urakoze Mana, ibyo wateguye byose muri uku kwezi mbihesheje umugisha. Akanwa kanjye katuye umugisha ku bikorwa byose wateguye. Sengeye abana bazinjira mu bizamini ku munsi w'ejo, bagera imbere y'ikizamini bagikora nk'aho ari bo bagiteguye. Mu rwego abana bazatsinda, abateguye ibizamini bikabacanga, ndatura ubwenge mu mitwe y'abana bacu. Haleluya. Kizamini cyose bagera imbere bazacyumve, mu rwego bazavuga ngo aba bana byagenze gute. Duhamagaye ingabo z'abamarayika zinyanyagire ku bigo by'amashuri. Ntazagira umwana urwara muri iki kizamini, ntazagira uhinda umuriro cyangwa urwara umutwe. Ibyo mbiburijemo. Ahubwo imbere y'ikizamini cyose, kibazo cya mbere umwana agisoma, ingabo zishinzwe gusubiza asubiza nk'umuhanga. Abana bose tubahinduye abahanga, n'uwabaguwa nyuma tumuzanye mu manota menshi. Izina rya Yesu. Urakoze Mana. Ndihaniza umwuka wose utuma abana bacu batsindwa. Umwuka ndawihanije. Ndi mu butware mpabwa n'igihugu cy'ijuru. Haleluya! Haleluya! Uwo mwuka ndawihanije. Izina rya Yesu. Ndihaniza imitego yose itezwe kuri aba bana ndakuraho. Ndaringaniza inkuba n'imiyaga n'imvura ndabishyira muri ndabiregararije mu rwego imvura izagirwa mu kigero itabangamiye imyaka mu murima, itabangamiye abagenda. Inkuba zikubite mu rwego
rwo gutanga ubuzima no gukangura ubwenge. Ntazagire umuntu ukubitwa n'inkuba muri uku kwezi, ntazagire uw'igiti kigwira, ntazagire uw'inzu igwira, ntazagire umuvu utembana. Ndatura marayika ushinzwe umutekano, nagote isi n'abayirimo, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Urakoze mwami w'abami, ndagushimiye ko utangiranye natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen, 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 amen. Yesu abagirire neza cyane. Kristo. Amina. Amen. Yeah. Ndasobanura iri jambo mu buryo butatu. Kamere kuri teme Imana yayishuriye umubyeyi wacu. Iyi teme nuvuga ngo hariya iyo bivuze ngo ndindi ijambo ryanjye, nuvuga ngo umutekano w'ibintu Imana yakubwiye uyikomokaho. Uyikomokaho. Ntago ibintu Imana yakubwiye birinzwe nawe cyangwa se birinzwe n'ingufu zawe cyangwa se n'amasengesho yawe. Ntago ari yarinze icyo Imana yavuze kuri wowe. Bigaragara ko niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo wabonye uburyo ndindi ijambo. Umutekano w'icyo Imana yakubwiye uri mu nshingano z'Imana. Uri mu nshingano z'Imana. Umutekano w'icyo Imana yakubwiye. Icyo nicyo umuntu akwiye kubanza kumva. Ndaza kurivuga dusoza, ndaza kurisorezaho, ariko reka mvuge ijambo nanone mu buryo bubiri. Uzumva Bibiliya ikubwira ngo ijambo ry'Uwiteka ngo ni umutsima. Bibiliya ryita umutsima. Kubera iki ijambo baryise umutsima? Riba umutsima ryari? Ibyo turabivuga. Cya kabiri, ikindi gihe uzumva Bibiliya ijambo ry'Imana ryita inkota. Ndetse ngo ityaye amugi yombi. Riba inkota ryari? Riba umutsima ryari? Ijambo ry'Imana riba umutsima iyo ridutunze, iyo ritubera imbaraga, iyo ritubera impamba. Sinzi nimba ayo materime yose ndi gukoresha bari kuyumva. Ritubera umutsima, ritubera imbaraga, rirabanza rikadutunga mbere yuko tunarigaburira isi cyangwa se. Ubwo ni ubundi buryo bw'ijambo. Ndaza gusobanura ijambo mu buryo bugiye butandukanye kandi bwose buraza kugufasha. Riba impamba, rikadutunga, rikatugeza ku ntego. Kuko kugira ngo ugere ku ntego uba ukeneye impamba ikugeza ku iyo ntego. Kuko uzaca mu bintu byinshi, uzaca mu bintu bitandukanye, uzaca mu bintu bikomeye. Niyo mpamvu hari inyigisho, sinzi nimba urayumvise mama, inyigisho iri mu ibyo bice byombi. Nari ndi kuvuga ngo umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika ibintu bitatu. Icya mbere, umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika ijambo. Umuntu ufite ijambo muri we ntabwo azakenyuka. Ntabwo azakenyuka. Umuhanuzi udafite ijambo azakenyuka. Abashumba batagira ijambo ni ikibazo cy'igihe gusa, uretse ko bamaze no kuva ku isoko. Ba bantu bakirabaye bakiradiha, abo benshi rimwe irabakura ku isoko, uretse no kuvuga ngo ibindi bintu byabakura ku isoko. Ariko umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika ijambo. Abavuga butumwa badafite ijambo kugeza ubu barakamye, ngira ngo twese turabizi. No kuvuga ubusa n'iby'amavunja yabo gusa bidafite icyo byafasha abantu, ariko ni ubukene bw'ijambo. Ariko umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika ijambo. Kurya ijambo mu buryo buhagije. Bimwe mu bintu byaturinze gukenyuka nanabibabwire. Donc bimwe bituma mubona turamiye kuri mikoro, bimwe bituma mubona turamiye ku gatuti, bimwe mu bintu bituma mubona tugifite icyo kuvuga mu bantu. Twagize ubuhanga bwo guhangana n'ibihe, tumenya ko ikintu cyitwa ijambo ari ikintu cyo guhunika. Kizaturinda gukenyuka, kizaturinda kugwa mu nzira, kizaturinda kugwa tutageze ku ntsinzi. Ibyo umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika ijambo. Kabiri, umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika amasengesho. Ndashimira Imana, urugendo tugiye kugera ku ijambo, ugeze ku ishurirwa ry'ijambo. Twarabanje ibicaniro, twarabanje kumenya
gusenga bihambaye, twarabanje gufata umwanya wo gusenga, ngira ngo niwo mwanya twabanje gufata. Uyu mwaka utangira twakoresheje ingufu nyinshi cyane z'ibitaramo by'ijoro, gutarama, gukesha munsi. Ikindi no gusenga mu y'uburyo bwose, niko Bibiliya ivuga. Twarasenze mu buryo bwose, abantu babona n'ubwo batabona. Yes, ugomba gusenga mu buryo bwose, byaba amasoko yo mu bicaniro byo mu nsengero, yaba amasoko y'imbere y'uburiri bwawe, yaba amasoko y'ahandi hantu mu buryo bwinshi cyane tudashatse kuvuga ku bw'impamvu z'umutekano wacu, ariko ugomba guhunika amasengesho mu buryo bwose bwo kuyahunika. Kuko umuntu ufite amasengesho muri we, umuntu ufite amasengesho kuri konte ye, ntabwo azigera ananirwa, ntabwo azata agaciro. Nta nubwo ibihe bizamushobora. Ibihe bizashyira abantu hasi, ariko umuntu wuzuye amasengesho ntabwo ibihe bijya bimushyira hasi. Abavuga butumwa b'abacanshuro kenshi uzabacunge nta masengesho, ibyo bihe barabikwepa, ibyo bihe ntibabishaka, ibyo bihe ntacyo bapfana nabyo. Ariko ndagira ngo ugirane isano ikomeye n'amasengesho, ndagira ngo ugirane isano ikomeye n'amasoko. Nabibwira abantu iteka, urumva, nimwibagirwa ku isoko muzava ku isoko, kuko isoko niyo yabashyize ku isoko. Ariko abantu usanga batesha agaciro ku isoko. Isoko icyabagize icyo bari cyo bakakibagirwa. Twebwe turabavuga butumwa bazamuwe n'amasengesho, niyo mpamvu tutayagambanira. Ntabwo dushobora kugambanira amasengesho, ntabwo dushobora kugambanira ibicaniro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo dushobora kugambanira imbaraga zo kwiyiriza. Mu buryo bwose bwo gusenga tugomba kuba twarahunitse amasengesho ahagije. Ndagira ngo ubwire ngo nta bitero. Ikindi kintu amasengesho nayafata nk'intwaro yo gutsinda intambara zose urimo. Amasengesho kandi nayafata nk'imbaraga zakuvugira ahantu utabasha kugera, wayatumayo, ukayatumayo akakugirayo, urumva. Kuko rimwe na rimwe tujya dukorera ibikorwa ku irembo, ariko abami bakabura ibitotsi kubera imbaraga z'amasengesho yacu yababujije ibitotsi. Amasengesho yabuza ibitotsi abami bakakwigaho bakanzura imyanzuro. Amasengesho yabuza ibitotsi abaguha akazi bakagusinyira, ugasinya kontari idasanzwe. Amasengesho yaguhesha poromosiyo, urumva, kompetisiyo ikavaho. Amasengesho ukwiye kumenya agaciro kayo. Yes. Icya gatatu, umuhanga wo guhunika, umuhanga wo guhangana n'ibihe ahunika abantu. Iyo umuntu akurusha abantu aragutsinda. Kuba ngiye mfite mama Lionel nagukubita inkoni wowe utabasha kubara. Kuba ngiye ndi kumwe na mama Lionel wowe mutari kumwe nagukubita inkoni utabasha kubara. Kuba mama Lionel kuri konte yanjye, ku bantu mfite, kuba mama Lionel arimo, nagutsinda wowe bite gutabara wowe ntabyuzi. We naguzi passe za mama Lionel, we naguzi tekinike ze, we naguzi wowe imbaraga z'amasengesho, we naguzi ubuhanuzi bwe butyaye. Uri kumva? Na bimwe bamanuriye ejo bundi byarasohoye, urumva. Ntago rero ntabyo bazi. No kwamamaza umuhanuzi biremewe, ndakwamamaje mu izina rya Yesu. Yes, ubwo ni uburyo bwinshi. Ariko abantu ariko ukwiye no kumenya nyine ingenzi. Ntago ari abantu bose ukeneye ngo urahunika abantu bose, nta yagiye kuba ufite kuri konte yawe. Umenya abantu ukwiye kuba ufite nyine mu bantu ufite abantu. Ariko uzi ko hari umuntu uba ufite abantu, urumva. Hari umuntu ufite abantu ntashaka kuvuga, ariko bansetsa cyane. Ngiye nkibaza, ubayeho abantu bawe ubundi bakugejeje kuki? Ubundi abantu bawe iyo ugeze mu bibazo bagufasha iki? Ugasanga ufite abantu gusa bakuvuzaho induru gusa, ugasanga ufite abantu baguca intege gusa. Ariko haba harimo abantu nyine bihutirwa b'ingenzi. Ngewe wenda nk'urugero nk'ikipe y'abantu ntashobora kubura kuri konte yanjye, ko ugira Imana agira umugira inama, sibyo? Kandi ikindi, ntabwo ngewe nshobora kubura abantu kuri konte yanjye. Nshobora kunyura mu tubazo dutoya bakaturangiza nk'abantu banjye, bakadusoza. Ari urumva, bagufasha iki, bakumariye iki, ugize gute, sibyo? Kugira ngo umenye ko ufite abantu, ni uburyo uva mu bibazo byawe. Iyo ugiye mu bitaro uva yute? Ibyo bintu iyo uteguye ibirori bikugendekera gute? Ibyo bintu nibyo bikumenyesha ko uraribona. Ninde hari umwishingizi ufite no mu buzima bwawe wakwishingirira? Ese ufite umuntu
wagira agahinda kawe akagafata nk'ake cyangwa akagafata nk'ake, abo bantu urabagira. Icyo rero ese ugira abantu bakurusha ubwenge ucarenjinga kugira ngo utabaho ubuzima wumva ko wicukiza. Oya, hari abantu bo kwiba gucisha bugufi bakubwira bati kenshi umuntu akunda kubana n'abantu arusha ubwenge gusa yifatiye, bituma rero nta kintu umenya, bituma akagenda kutazi ubwenge agashima ubwe. Wabimenye mama. Ariko ni benshi navuga wenda ukavuga yes ugize ikibazo umuntu ntiyagutwerera amasengesho, ugize ikibazo umuntu ntabwo yagutwerera amafaranga, ugize ikibazo umuntu ntiyanakubwira ati komera. Yes, uri ku rugamba umuntu ntiyanagutiza induru, usohoye invitation habuze ni 10 bitera batindesheje umwana agiye akererewe ngo yego kubera kutagira abantu. Yego, inkwano bayiteranyije ku munsi w'ubukwe ku itariki, urumva biyengetse inyuma korari. Ibyo bintu byose biterwa n'iki? Buriya mu buzima uziga ikintu bita imibanire iyo wamaze kumenya ikintu cyitwa imbaraga z'imibanire, kuko iyo utazi kubana n'impano zawe zigupfana ubusa. Iyo utazi kubana ushobora kuba ufite ibitekerezo bihambaye ariko ukabipfana. Nzi abantu bahambanywe imishinga ushobora kuzura bagakora ibirenze, urumva. Rero nubura abantu rimwe na rimwe imishinga yawe uzayipfana, nubura abantu ibyo ufite bizabura isoko. Ugomba kuba ufite abantu, niyo mpamvu ngusabiye abantu b'ingenzi Imana iguha abantu, kubera ko Dawidi yewe mu bantu ukeneye n'umushumba. Uzi ukuntu ubona abantu ni inzererezi kubera ko nta mushumba. Niyo mpamvu abantu bashobora no kuba bafite igikundiro ariko nta n'igitinyiro, kuko igitinyiro gikomoka muri discipline runaka ufite, abantu bakakubaha cyangwa se niba nagutinya bakanakubaha. Ukwiye rero kuba ufite n'abantu byibura babashumba. Ukwiye kuba ufite umushumba. Nimba udafite abashumba ndagira ngo ubwire ngo impano yawe izangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero mu bantu ugomba kuba ufite n'umushumba. Ikindi ugomba no kuba ufite umuhanuzi mu buzima bwawe, arakenewe. Ngo iki ariko uzi nakurebera aho utareba, kubonera ibyo utabona. Umuhanuzi arakenewe. Imana iguha umuhanuzi utaravangirwe, Imana iguha umuhanuzi utanduye, Imana iguha umuhanuzi utari umucancuro w'umunyamwuga. Kuko umuhanuzi w'umunyamwuga ntago azagukomeretsa, nta bikomere azagusigamo. Icyo dukwiye kuba tugisobanukiwe. Tugaruke nanone ibyo guhunika byo babyumvise. Nicyo nari mvuze ngo cyuko Imana iguha abantu b'ingenzi mu buryo bwose, kandi ntuzongere kuba ufite icyuho cy'abantu. Uya mwaka Imana ikumara icyaka cy'abantu, Imana ikumara icyaka cy'inshuti. Wababariye mu bantu narabikubwiye, ariko n'ubundi Imana igomba kukunezeza inyuze mu bantu, sibyo? Nimba ari abashumba bagukomerekeje, Imana iguha umushumba komora ibikomere abo bashumba bagukomerekeje. Nimba arakomerekejwe n'abahanuzi, Imana iguha umuhanuzi muzima ukomora ibikomere. Ariko umuntu warakenewe, ukeneye abajyanama, ukeneye abantu, ukeneye amakonekisiyo, ukeneye ibintu byinshi cyane. Ntabwo wagera ku bintu runaka udafite abantu. Imana iduha abantu b'ingenzi, Imana iduha abantu b'umumaro. Kandi kenshi iyo udakennye ririya hishurirwa, iyo utarikennye, iyo ufite ijambo turaza kubigarukaho. Hari iryo wabwiwe n'Uwiteka, hari iryo wize ukamenya, hari iryo wumvise ukaryumva neza. Uburyo bwose watungamo ijambo ryagukorera. Ijambo riteye ubwoba, ndaza kukwereka ukuntu ryagukorera. Rero turigarukeho nk'impamba. Igihe cyose udafite ijambo cyangwa se utuzuye ijambo cyangwa utazi agaciro k'ijambo, kugera ku ntego bizagorana. Gusohora kw'amasezerano bizagorana, kuko buriya Imana iguha Kanani wamaze kumenya agaciro kayo. Imana yakubwiye Kanani, ariko izayigusohoreza mu gihe wamaze kumva neza Kanani. Ku buryo Imana niguha Kanani, iyo Kanani uzayikoresha mu nyungu z'Imana. Impamba rero mukwiye kuba mufite impamba.
mukwiye kuba mufite impamba y'ijambo. yego niyo mpamvu Imana itumare inzara y'ijambo. biravuga ngo hazabaho inzara idasanzwe. iyo nzara ntabwo izaba ari inzara y'ikindi, ni inzara y'ijambo ry'Imana, ngo ku buryo umuntu bazabonamo iryo jambo bazajya bavuga ngo turatanga ikiguzi cyose bisaba. yego ikindi, buri hantu hose ugiye ujye utubwira. izo ngendo nitwe tuzazirengera Yego. kugira ngo tubone iryo jambo. sibyo Mana we, Haleluya. ndashimira Imana. Ijambo risa naho barikuye ku isoko cyangwa se risa naho ryavuye ku isoko, twaraririye rihagije. ikindi rigiye kugaruka ku isoko, twe tuzi agaciro karyo. impamvu warihishuriwe ni uko ijambo rigarutse ku isoko. Haleluya. ijambo rigarutse ku isoko, kandi Imana igiye kubatunguza abana yubatse mu ijambo mu buryo budasanzwe. Imana igiye kubatunguza ababyeyi nk'aba Imana yubatsemo ijambo ridasanzwe. Haleluya. ndi kukubona ku isoko ibyo uri gukora mama. ndi kukubona. yego ntabwo biriya bintu ushobora kubikora uri inzahari mu ijambo, ukennye ijambo. ntabwo biriya bintu ntabwo wabishobora. ikindi, ukennye ijambo bariya abantu baguhuha. hariya kuri tere hari imbaraga ntashobora kugusobanurira. baguhuha bagushyira hasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. bya bitero byose ubona urokoka, Yego. ubirokoka kubera ko wiyubatse mu ijambo. Haleluya. bwa buhanuzi bwiza, ya maso ufite, ariya maso y'ubuhanuzi aterwa n'ijambo. umuhanuzi wuzuye ijambo bityaza amaso, kuko ntabwo naba nuzuye ijambo ngo mbure kubona. Suko se. ntabwo bibaho. ijambo rifitanye isano n'amaso no kubona. iyo rimaze kukuzura ari ryinshi ritari guhumura mu buryo budasanzwe, kuko ngo ni intambwe imurikira ibirenge byanjye, niko Dawidi yavuze. Haleluya. byumve ngo kandi ngo ryaranzuye mu byago byanjye no mu makuba. Yego. ijambo ryakuzura, ryagukura ahantu habi uzahariye. ushobora kumva ijambo ry'Uwiteka ngo iyo cyumvise amazi, ngo icyo giti kiratemwe, ariko cyumvise amazi ni nk'ikintu cyumvise ijambo. yego kirongera kigashibuka. ndagira ngo intambara zawe zose nta kindi zikeneye, Uwiteka zivugiremo ijambo. Amina. kaba kabaye abazirangije. aravuga ngo jya mu mahoro, biba birangiye. yego jya mu mahoro, biba birangiye. ijambo ry'Uwiteka. Mana, koko barabyumva ra? Mana imfashe babyumve, kubera ko twebwe uburyo tuvugiramo n'ahantu tumaze kugera muri ubwo buryo bw'ijambo n'ubukana twuzuye n'iki, hari n'igihe usiga uwubwira cyangwa se ukavuga akabona yatakaye. witakara. ijambo ry'Imana, Imana iri guhera ihagije. haba guhishurirwa kurisoma bya nyabyo. ntimutunga ayo Bibiliya nk'aho ari iki, kandi murivane mu mpapuro murishyire mu buzima bwanyu. Haleluya. niho ribikika neza. Haleluya. Bibiliya bashobora kubyuka mu gitondo bakazitwika. Bibiliya bashobora kubyuka mu gitondo amata azizana akabura. kuri ubu abantu bashoreye Bibiliya ubu ni abatinganyi, wari ubizi? ubu Bibiliya yageze mu maboko y'abatinganyi cyane. niyo mpamvu no mu madini bari kubabwira ngo nibajye muri iyo sisiteme y'ubutinganyi, cyangwa se Bibiliya bazikure ku isoko. n'ubu turazikennye cyane. no ku isoko aho ziri muzigure, muzibike ababasha kuzibika, kubera ko Bibiliya, izi Bibiliya za tekinoloji zo mu gitondo ibi ducungiraho babyuka ayo maporogaramu bakayakuraho, byavaho. izi nazo zatangiye kubura mu bihugu bimwe na bimwe. kubera iki? abantu ntabwo bose bazajya mu butinganyi, ntabwo amadini yose azasinya iby'ubutinganyi, ntabwo sosiyete biburike niba yizanamo ibyo bisisiteme ishobora kubyanga nubwo biragoye. ariko njyewe uwo nabwira iryo jambo ry'Imana rikure mu mpapuro, kuko inyuguti ziricisha, ariko umwuka w'Imana ariguha nk'ubugingo, arikuramo rikagutunga, rikakubera ubuzima. ibyo rero mbifurije ko ijambo ry'Imana mwarirya mu buryo bwose riribwamo. iryo ngiryo niryo nari mvuze nk'iryo turya twasomye. hari n'iryo turya twabwirijwe. iri tubwirizwa naryo ndabizi pe, abavugabutumwa n'abahanuzi mukwiye kubarya nk'abarya ifi muri iki gihe. urya ifi zafa, ariko atari bya bifi byaje bibishye
ntazi uko bita oya ndi kuvuga za fi ziryoshye ziba zirimo n'amahwa iriya fi ifite amahwa ni ibiryoshye kurya witondere izo fi rero ukwiye kumenya yuko umuhore amahwa ariyo menshi ugereranyije n'imihore rero natwe ibyo tukubwira ujye ubirya bufi ujye ubirya nk'urya ifi urya ifi hari umuvuduko atagira rirye ntabwo nkoheje ngo ubishyire ku muvuduko udatekereza umuvuduko udatekereza si byo ni nayo mpamvu no kuzenguruka yari kudatekereza ntiyagwa ugomba kuzenguruka yari ariko udakora ubusa urimo utekereza kuba Imana ikubwiye ngo mwicecekere ku nyanja ntabwo bivuze ngo muceceke mukore ubusa oya ni uguceceka ariko kuri gutekereza ku kuboko kukuvanye kwa Farawo ni uguceceka ariko kuri gutekereza impamvu Farawo atwirukaho aturusha amagare n'amafarashi ariko akaba atadufata ntabwo ari uguceceka gukora ubusa reka Imana irakubwiye ngo ceceka ariko ni uguceceka gutekereza aho yagukuye ni uguceceka kugira ngo utekereze aho igukuye ni uguceceka kugira ngo utekereze imbaraga za Farawo ziri kukwirukaho ari ku magare ari ku mafarashi abandi bari n'ibirenge ariko ntadushyikira ugomba guceceka utekereza impamvu wambaye umwambaro umwe ariko utagusaziraho ibyo bintu ugomba guceceka ukibuka ariko ukuntu ubayeho cyangwa ukibuka intambara wanyuzemo ariko utaguyemo ukwiye guceceka ariko kudakora ubusa ni uguceceka gutekereza imbaraga z'Imana ni uguceceka gutekereza aho Imana igukuye ugahita umenya ko n'iyo nyanja iri butane imbaraga zitanye inyanja ni uguceceka ugatekereza aho Imana igukuye inyanja ihita itandukana byihuse iyo ucecetse ukazenguruka Yeriko ucecetse ariko wibwira imirimo Uwiteka akoze ku buzima bwawe mu mwanya muto mu gihe gishize Yeriko iragwa ni ibintu bigusha Yeriko ni ugutekereza imbaraga z'Imana zikurengeje aho urenze n'ikindi gihita kikugwa imbere ibi bintu rero dutekereza imbaraga z'Imana ibintu biri imbere yacu bitugwa imbere tugiye gutekereza ahantu ukuboko kw'Imana kudukuye ibintu biri imbere bitugwa imbere bitugwa imbere icyo nicyo nashakaga kuvuga ngaruke kandi nanone Mana waravuze biraba utegetse birakomera iyo Imana ivuze biba byabaye iyo Imana ikubwiye ngo nguhaye akazi kaba kabaye nubwo wowe utarakibonamo ariko karabaye iyo Imana ikubwiye ubukwe buba bwabaye kuri yo bwarangiye kuri wowe ni wowe ukirwaza ni wowe ukirwana n'ibyo bintu ariko kuri yo byabaye iyo Imana ikubwiye ngo ndi Uwiteka ngukijije indwara wowe ushobora kugenda utumva ibyabaye ariko buriya indwara yawe ntabwo izakwica yarangiye iba yabaye iyo avuze ngo gukishije indwara iba yakize iryo nanone ni ijambo Uwiteka avuze ndagira ngo ndi kuri kubwira mu buryo bwinshi ijambo Uwiteka yavuze ku buzima bwawe hari urugero njya ntanga ni urugero rutangaje iyo ugiye kugura umuriro uriya muriro w'amashanyarazi iyo ugiye kuwugura kenshi bawuguha mu mibare uri kubyumva rero nta muntu ushobora kumvisha uti ntwaye umuriro kandi mu by'ukuri uba utwaye umuriro kandi ari imibare rero bisa n'abanyamasezerano iyo narakura mu mibare ngo mbishyire muri konte abantu bagira ngo nta muriro mfite kuko ntwaye umuriro mu mibare ntabwo babyumva rero kubera ko dutwaye umuriro mu masezerano biratugora kumvisha abantu ko yewe bigoye kubwira abantu amazahabu twicayeho mu by'Imana yatubwiye ibintu Imana yakubwiye ni amazahabu aruta aya ya Kongo aruta za Marijane aruta ibyari muri Edeni aruta ibitemba aruta ibyo bataravumbura ijambo Imana yatubwiye rihatse byose ijambo Imana yatubwiye imbaraga zaryo ryaturengeje impfu utabara wowe kuko Imana yavuze ngo bana baho iyo ivuze ngo baho iyo ivuze ngo vaho nta kintu cyabihagarika ivuze ngo baho aba yavuze ngo nibabe batashye baruhuke baragiye nta mbaraga zabihagarika abivuze ngo mube muriho kubw'inyungu mbafitemo muriho namwe nimubeho
kandi namwe baratema, barica, bakora ibintu byose, bakora ubufindo bwose, ariko ntaho ujya, kuko iravuze ngo baho, iravuze ngo baho, ntaho ujya. rero twirirwa turi bungana nk'imibare rimwe na rimwe kuko bamenye nk'agaciro k'amasezerano ngiye yanjye, ijambo Imana yambwiye bakamenya nk'agaciro, tujye tubivuga buri munsi. Banki zatuguriza, nagenda nkababwira ati dore kredi niyi, hari ijambo Imana yambwiye rikomeye, yes, mu amafaranga murabibona nzabishyura. Imana yambwiye ko bizagenda gutya. Ibyo jambo bamenya agaciro k'ibintu Imana yatubwiye, baduha n'amakredi cyane. Nukuri nukuri bana inka data abana dukopa badashidikanya. Uzarebe Obadiya ni bamukopaga kubera ko bari baza agaciro k'ijambo, kuko Imana yari yamubwiye ati nzakwishyurira, ndi Imana, nzakora ibintu birenze ku buzima bwawe n'abawe, humura. Kuko kenshi n'ibyo bintu yikopeshaga ni abantu b'Imana yari atunze, ni abantu b'Imana yarwanagaho, ni umurimo w'Imana yakoraga. Ibyo ngibyo ntabwo ibyo rero byagenda ubusa. Ngira ngo wabonye Elisa tubura y'amavuta ku mupfakazi ukuntu byagenze, ku mugore wa Obadiya, byabaye ibitangaza bikomeye cyane. Ariko ijambo Imana yari yarabwiye ruriya rugo ntabwo ryemereraga abana babo kuba baretwa. Hari ijambo Imana yabwiye Mama Liyone, ntabwo iryo jambo rizemerera abana be kuba baretwa, n'abuzukuru be ntibikunda, kubera ijambo Uwiteka yamubwiye. Ibwira Aburahamu yahise itubwirira rimwe twese nanone. Murabyibuka, murabyibuka. Ijambo Imana yavuze rigarukiye hafi ni ku buvivure, ni ku buvivure. Ku buvivure nabwo, kandi ubuvivure atari mu mibare yacu, ni mu mibare y'Imana. Imana yo kwizerwa. Ijambo nk'umutsima Imana iriguhe rigutunge. Iyo wuzuye ijambo ibihe ntibiguhahamura. Ntabwo ibihe bikubwirana. Iyo wuzuye ijambo hari imitego batagutega, urababwira ngo no, ngo Yozefu yashyize ku munzani, ashyira ku munzani ibintu, umutego buriya muka Potifari yari yamuteze uteye ubwoba, ariko afata inzozi yarose. Ijambo ry'Uwiteka rishobora no kuba inzozi warose cyane cyane cyane. Iryo jambo rishobora no kuba inzozi warose cyane. Yozefu ashyira ku munzani, Yozefu ngo ashyize ku munzani areba ibiri muri muka Potifari, na muka Potifari yari kumuzamura. Ariko ibintu bitarama, biciriritse, biri hasi y'ibiri mu nzozi ze, bitarenze isibo. Ntabwo wagereranya ikintu kiri muri muka Potifari n'ikiri mu nzozi Yozefu yarose. Ibintu biri muri muka Potifari biruta inzozi warose inyenyeri n'ukwezi bikwikubita imbere. Ibintu muka Potifari akubeshya, ubu koko biraruta inzozi warose imiba ya bene so yikubita hasi, uwawe ugasigara uhagaze wemye. Ndagira ngo mbabwire ko imiba y'abandi izikubita hasi, ariko umuba wawe uzasigara uhagaze wemye. Imihamagaro y'abantu izikubita hasi, ariko uwawe uzasigara uhagaze wemye. Akazi k'abantu kazikubita hasi, ubushomeri buzaba kurenza uko mubitekereza, ariko wowe ntabwo akazi bizikubita hasi. Diporome zizaba ibipapuro, bino ubona by'ibipapuro ushobora no kuvuga uti Mana, diporome ni nacyo nabikundiye, biriya bipapuro ntiwanapfa ngo gikoreshe undi wenda ngo nabe niwanyagikoreshe. Uri kubyumva? Yes, niyo mpamvu mbabwira ati diporome Uwiteka atihishe inyuma, nazo zizahinduka ibipapuro, diporome zitarimo ijambo Uwiteka yavuze, diporome zitarimo ko Imana yavuze, zitarimo ijambo, zizata agaciro. Nibyo nakubwiye rero ngo imiba y'abandi, inyenyeri z'abantu zizahanantuka, ariko umuba wawe usigara uhagaze. Icyo nicyo biba bisobanura. Yego, mama, mpanuye ko umuba wawe uzasigara uhagaze wemye. Ndahanurira umuntu udukurikiye,
imiba y'abandi izajya hasi, ariko ukwiye kurota inzozi zidasanzwe. umuba wawe uhagarara ukema. hagarara weme, hagarara ibyawe, hagarara weme wowe. baranyumvise? ugomba kuba urifite nk'impamba rikagutunga, rikaguha ubuzima. abantu barakakaye, abantu bafite inzara idasa, bafite inzara kuko ibintu bahabwa si ijambo ry'Imana. Si ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo mabwire ngo ijambo ry'Imana riri ku isoko. ubu turi kuvugana, igihe cyageze, igihe cyarageze, igihe cyarageze, ndabibabwira. kandi bano bahungu narababuriye, ndababwira ati mwiyubake mu ijambo ry'Imana. ntibumva, ntabwo bumvise, urumva. ariko umuhanga najye kwiyubaka. imvuga busa zigiye kurangira. imvuga busa isoko ryanyu sha ntacyo mbijeje. bantu mudafite ijambo ry'Imana ntacyo mbijeje. abarokore badafite ijambo ry'Imana nimba mutekera umutwe ntazazana ibintu bye, ntazazana ibintu bye. wamize ijambo, warebye iki ijambo ribwira ubuzima bwawe, warebye iki ijambo rivuga ku buzima bwawe, ukareka. kuko nta muntu uzagutuburira wuzuye ijambo. uzajya ufata ubuhanuzi ubuhuze n'ijambo, ubone ko ibi ni amazi, ibi ni ubufu muri kumbwira, nta kintu kirimo. bazaguhanurira urupfu, ubihuze neza. nubihuza n'ijambo ry'Uwiteka uhita ubona yuko atari urupfu ruri ku buzima bwawe. uhita umenya neza ko ari iki, ni igitero cy'umwanzi. arashaka kukwica, arashaka kugukenyura, arashaka kugukenyura. ariko nakubwiye ngo nimba ufite ijambo ry'Imana muri wowe ntabwo uzakenyuka, ntabwo uzakenyuka. nimba ufite impamba y'ijambo ry'Imana ntabwo uzagwa mu nzira, uzagerayo, uzagerayo. ndavuga mu ntego zawe, uzagerayo. ndavuga muri bimwe Imana yakubwiye uzabigeraho, uzabirya, uzabyicaramo. hari umuntu washatse kuripinga ryavuzwe, cya kitware cyegamiraga umwami ku gihe cy'inzara y'i Samariya. Elisa arahanura, aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo muzarya. mwumve ijambo ry'Uwiteka. ibiryo byabonetse ejo nk'iki gihe, ibiryo bizaba bihari. utarateka umutwe yiteka umutwe. ijambo niko rivuze. mwikwishingira, mwikwishyingura. ejo ijambo ry'Uwiteka rizabakorera ubukwe budasanzwe. mwihemuka kuko ejo nk'iki gihe, kuko ejo nk'iki gihe mu buzima bwawe bizaba byahindutse. ibiciro bizaba biri ku rwego nawe washyikira. hari igihe Imana igutabariya imanuye ibiciro, hari n'igihe ikuzamura ikaguhuza n'ibiciro byo hejuru. byombi ni ubutabazi. ubu tuvugana, nimba ubasha nyine kubona irobo y'isukari, ubwo ibiciro biramanutse kuri we, byaragushyikiriye. sibyo? hari n'ukundi itabara nanone, ubwo abo nabari hasi bababaye, nabigira uburyo ibatunzemo, ibamanurira ibiciro. noneho igira n'ukundi izamura ikabahuza n'ibiciro. twebwe tumaze kuva aho ngaho ho kuvuga ngo imanura ibiciro. twebwe tuzamuke guhura n'ibiciro nuko njyewe ntago imbere hano ntago turi buciririkanye, kuko imbere hano buri kintu cyose kiraba cyanditse. ntago ubuzima bukatuza burenda kurangira, buri kintu cyose kiraba cyanditseho igiciro cyacyo. uterura ushyira bakora totari wishyura, ujyana abana ahantu bahahira, aterura uruntu byanditseho ngo mukature ngo mukure hangahe. ibyo bintu birimo birarangira. ariko abafite ijambo ry'Uwiteka, aho ibiciro bizagera hose, reka mbabwire, niyo ibiciro byangana gute ibwami baba barya. isukari nishaka izagura 800 mu Rwanda ikiro, ibwami bihari. abana b'abami muranyumva? abana b'ibwami muri kunyumva? kandi mwebweho noneho si umwami gusa. ndashimira Imana twamenye ahantu ho gucinya inkoro kuri Yesu, umwami w'abami, umwami w'abami. ubu noneho twebwe niwe duhakwaho, umwami w'abami. nta kintu cyaremwe kitaremwe nawe, nta ikintu yihishe inyuma cyose. ntabwo ubuzima kizabura ubuzima. Imana ikuzamure iguhuze n'ibiciro byo hejuru. Imana ikuzamure wowe dukurikiye, Imana ikuzamure ku rwego rwo hejuru. Imana ikuzamure
kandi unayishimire ko no muri buriya buzima bwo kumanura ibiciro yagutunze wabayeho yakubeshejeho. nuko nyine cyane bw'amarobo twitegategera ubumoto bwacu ntaribi turayishimira ubwo buzu tubamo urumva buhangahangaritse ariko ntacyo twabonyeho kubwishyura himbazwe ariko nanone aho igihe kigeze rero reka ni ukureba ni ukwitegereza noneho amakaritsiye meza kushingira kuki Imana yavuze, nshingiye kuki Imana yambwiye, yes nshingiye ku by'Imana yambwiye. ubu noneho nta gukora ibintu bito, urabona turi mu bintu binini cyane, mubonye ibintu twicayemo hano ni ibintu binini cyane, ni ibintu bihenze cyane. ibyo bintu by'igiciro rero nibyo turi kuzamuka dusatira. ndashimira Imana. ijambo ry'Uwiteka rero rigiye kugukura ku cyavu rikuzamure rigushyire hejuru. ijambo ry'Uwiteka rero rigiye guhura na Hana abyare. ijambo ry'Uwiteka rero rigiye gusohorera kuri Sara. ijambo ry'Uwiteka rero rigiye kumusohoreraho. babyumvise nk'impamba. ngiye gusoza rero nsoreza ku nkota, ariko nk'impamba bararyumvise. Imana iri kuzuzemo, iri kubakemo, kandi riguhe mu buryo bwose ribonekamo, kandi guhuze n'abarifite, kandi guhuze n'abarifite, kandi gushyiraho riri. hari n'insengero zitarimo ijambo muzivemo, muve mu nsengero zitarimo ijambo, muvemo. yes abahanuzi badafite ijambo mubaveho. mbambuye isoko mu buryo bwanjye, ndabambura isoko mu izina rya Yesu. ndambura isoko mufite, ndabihereza abantu bafite ijambo biyubatse, ndabibambuye. yes abo bavuga butumwa b'indindagizi bave ku isoko. nta jambo yes ntabyo, bave ku isoko. yego cyane noneho hari abana babuze isoko rero, bari bakeneye ko mbaturaho ijambo rikomeye cyane. muve mu bihuru mu izina rya Yesu, mufite ijambo, mujye ku isoko, muve mu mazu yanyu aho mwikingiranye, mujye ku isoko, mugende. baratangira babima ijambo, ariko bazaguha gusuhuza umunsi umwe, babone ko nta wakugereranya. oya mujye ku isoko. imbuga nkoranyambaga ndakura ku isoko, ibiriya binyoma byose biri ku mbuga nkoranyambaga mbyambuye isoko, n'amacana bishyigikiye nyambuye isoko, amaviyuzi yabyo hasi, abasubscribe banyu hasi. abantu badafite ijambo mwese, abantu badaha agaciro ijambo, abantu batanga imyanya nimuha agaciro ijambo ry'Imana, mukirirwa mubyina musirimba ibintu by'ubugoryi. mwese mbambuye isoko hasi mukene, mubone uburyo abantu bafite ijambo ry'Imana nibo mubone uburyo. ingendo zanyu ndazifunguye, mujye ku isoko, mujye mu mahanga, mwurire amadege. ibinyoma byuriye indege. yes ibinyoma bimwe byatangiye kwambara ubusa, nabibonye. bya bijire byabo by'ibikabyo na bya bikote byabo by'ibikabyo byaraboze, ntibagifite nayo kujya muri dayikrina. Imana ishimwe. shimwa Yesu uburyo uri gukura ibinyoma ku isoko, uburyo uri kubyambura ijambo. ubwiza bwabivuyeho, nta bwiza, birakakaye, biravuga ubusa. nibivuga ubusa tubivumbure. nibyo namwe amaturo yanyu n'ibitambo byanyu mubihagarike, mubicira amayira, mubahagarike. nimwe mubatera inkunga, nimwe mwabamajije igihe ku isoko, simwe muboherereza kuri za Western Union, si mwebwe, ntabwo ari mwebwe. kandi abantu bafite ijambo mukanabima, namwe ndabashinja. namwe banyarwanda mufana ibinyoma, namwe mukwiye kurenga urwego rwo gufana ibinyoma. mufana ikipe zitsinda, mufana ibitego, mufana abiyubatse. yego mwumvi mu bintu byose mubigenzuze. Imana yarabigishije bihagije. ese ibikomere byanyu ntacyo byabigishije? ese intambara mwanyuzemo babanyujijemo ntacyo byabigishije? ese agahinda babateje muracyakeneye akandi? mumenye agaciro k'ijambo, murundukire mu ijambo. ngo Imana yari yarahaye ijambo Samweli, ngo ku buryo nta jambo avuga ngo
ripfa ubusa ritakara hasi. Yari yararundukiye mu buhanuzi. Kubera iki? Kubera yuzuye ijambo ridasanzwe. Ndivuze nk'umutsima utera imbaraga, rizagutera imbaraga, rizakugeza ku masezerano, kandi rizahindukira ubwaryo usange ni naryo sezerano. Ndindi ijambo ryanjye ni ku Uwiteka yabwiye Yeremiya, aramubwira ati wa muhanuzi we, hanurira abantu. Ndi umuhanga mu kurinda ijambo navuze, ndi Uwiteka. Ijambo Imana yakuvuzeho rirarinzwe, ntabwo ryakurwaho n'ibintu ucamo. Ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe nta muntu warirangiza, ntawe, nta muntu wagushyira hasi. Hari icyo Imana yakubwiye, nta muntu wakuzimya, nta muntu wagukura ku isoko ufite ijambo ry'Uwiteka, ntawe. Nari mvuze ijambo ry'Uwiteka nk'impamba, reka ndivuge nk'inkota mitesoza, ryo ni gatoya cyane. Nk'inkota, iyo ribaye inkota ridukorera iki? Aho ribitubereye impamba hariya kuko ni umutsima. Ritubereye nk'inkota rikora iki? Iyo ritubereye nk'inkota riba riturwanirira intambara. Haleluya. Jambo nk'inkota. Ritunge nk'inkota. Haleluya. Ritunge nk'inkota rikurwanira intambara. Yego. Dufite abanzi benshi ntasobanura, ariko barangizwa n'iyo nkota. Haleluya. Nibyo buri ntwari n'intwaro yayo. Samusoni ngo ni urwasaya rw'indogobe, ariko irwihisha inyuma. Yego, inkota irwihisha inyuma. Yes, kuri Dawidi ni ryiswe umuhumetso, kandi ni inkota iryihishe, ni inkota iryihisha inyuma. Haleluya. Yesu we. Kuri Gideyoni byiswe ibibindi n'imuri, kandi ari inkota ibyihishe, kandi ni inkota ibyihisha inyuma. Bo barayibona, abanzi bo barayibona. Wowe ushobora no kutabiha agaciro, ariko abanzi bo barayibona. Inkota irangiza urugamba utarwanye. Inkota yitwa ijambo ry'Uwiteka irangiza urugamba utarwanye. Utsinda utaburanye. Imana ishimwe. Ko kantu usesetsemo. Utsinda utaburanye. Nibyo. Uwiteka avuga ijambo ku buzima bwawe rikurenganure. Uwiteka aravuze ngo wararenganye. N'Uwiteka rero aravuze ngo ni igihe cyawe cyo kurenganurwa. Si ngiryo ararivuze. Renganurwa, va mu karengane urimo. Hari akarengane n'amateka, nari n'igihe abantu baba mu mateka ariko bakayarenganiramo, nta ruhare babigizemo. Hari abantu baba barwana n'amateka ariko batagizemo uruhare. Hari abantu bahanganye na za karande batikururiye, ariko ariko inkota y'Uwiteka igutanyije na karande. Inkota y'Uwiteka igutanyije na karande, ikubise karande ku buzima bwawe. Hishurirwa iyo nkota, wijya mu nkota zisanzwe. Ndi kukubwira iyo nkota icyaya mugi yombi, kandi aho baguturuka hose irabarangiza. Hari igihe bagutera igitero ngo bakubikiriye, inkota igahita ibasoza kuko icyaya mugi yombi. Cyane. Haleluya. Ako kantu ka mugi yombi icyari uruhande rumwe, ariko turangiza. Ariko kubera ko icya mugi yombi icyane n'abana ntibarokoka, maze urasinzira iyo nkota igakora. Amina. Wabyuka ugasanga abanzi barangiye, ukibaza yabarangije ya nkota. Akiri inkota mu rugo rwawe, ibitero byose ugira ujye ubyuka usange byarangiye. Inkota ikurwanirire, inkota ishyire hasi ibintu byose bikukurwanya. Iyo nkota y'ijambo ry'Uwiteka ije mu bintu, kandi rwose nawe ikubagemo inyama mbi yose ikuvangira. Imuhere y'imubage, wari igihe muri wowe haba harimo inyama ivangira izindi. Harimo
inyama ifite ibinure ugasanga umuntu ni umuhanga ni umunyempano ariko akantu k'ubugegera kakanga inkota igakuremo undi nawe ugasanga arakurwana ariko ijipo zaramunaniye cyangwa se cyangwa ugasanga ni umugore ariko nyine bwaranze arabyuka mu rugo rwarasesera aragira gute no gusenyeza abandi nguwo baboye nguwo mu bintu utamenya ibyo bintu inkota ibanze mbere y'uko ijya ku banzi bawe n'ibindi bintu byawe n'ibiki byose nibanze ikubagemo ikintu cyose inyama ivangira ubuzima bwawe inyama ituma uhinduka umuntu iryo pfunwe ufite imbere y'Imana reka tuba tuzi icyo rikomoka nimba kandi ubwo bwoba ufite yuko Imana itari kumwe nawe nabwo nicyo bushingiyeho turakizi niyo nyama ivangira izindi muri wowe Uwiteka yibagemo Uwiteka iyo nkota yibagemo iyo nyama ivangira izindi muri wowe nimba ubizi ko ufite akageso k'ubujura ukaba ubizi ko uri umutekamutwe uri umusikama ibyo bintu byose yego ibyo bintu byose abikubagemo kuko ntabwo wagera ku rwego ari ibintu bitakubazwemo natwe twese haba ari ibintu tubagwamo ukabagwa kugera ku rwego uhinduka umuvugabutumwa nyine w'intwari utabarwaho ubugwari kenshi ubugwari rero bukomoka mu nyama ugasanga umuntu yakoze ibintu neza ariko akantu karamwangiye iyo nkota rero nayo kuko ityaya mugi yombi nawe ubwawe ibanze ikubagemo ibintu bitagenda neza n'izo ntege nke zawe rega izikubagemo nyine nizo nashatse kuvuga reka tubyite intege nke kugira ngo twe kujya mu gushinja ibyaha abantu tutazi wowe uzi intege nke urimo urazizi Uwiteka azibagemo ugomba kwinjira mu mwaka wavuye ku rwego rw'umunyantege nke uri ku rwego rw'umunyembaraga iyi nkota ndashimira Imana ko igiye kumaraho abanzi bacu tukabyina intsinzi tugiye kubyina intsinzi kandi ijambo ry'Uwiteka rigiye kugira agaciro ku buzima bwacu ku buzima bwanyu rigiye kugira agaciro ku buzima bwanyu ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe igihe cyacyo cyo kugira agaciro dore ngiki igihe cyacyo ya magambo yose Uwiteka yakubwiye hari ayo washyize muri ajenda hari ayo wumvise urayafata mu mutwe wawe ibyo byose bigiye kugira agaciro mu gihe cyabyo dore nicyo gihe mwe mudukurikiye nicyo gihe ngo ijambo Imana yabwiye ubuzima bwawe rigira agaciro ya masezerano yanyuze mu bahanuzi bazima iryo naryo ni ijambo utunze ry'agaciro iryo ririnzwe n'Uwiteka rero yararirinze niyo mpamvu yarinze ijambo rye nawe urindanwa naryo rigiye gusohora nawe uryinjiremo igihe waritungiye utunze umuriro mu mibare batakwemera ko ufite umuriro igihe kirageze bemere ko twari dutwaye umuriro cyane niko kwezi turi mu kwezi kw'ijambo ijambo ry'Uwiteka rigusohoreho uku kwezi ijambo rikugireho imbaraga ijambo Imana yavuze rikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe ijambo Imana yavuze ry'ubuzima riguha ubuzima wowe udukurikiye riguha ubuzima riguhera agakiza abantu bawe ribahindure rya jambo Imana yakubwiye ngo nzahindura abantu bawe bose abana Imana hari ijambo rero abwiye Dawidi ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka uwabyemeye byaramuhiriye uwabikoreyemo byaramuhiriye kandi kuko abana be bigishijwe n'Uwiteka ikindi nta mwana wawe uzigera asabiriza iryo ryari ijambo ry'Uwiteka riri ku bantu ikindi uzaca mu bintu bikomeye uzaca mu migezi ariko ntago izagutembana uzaca mu mazi ariko ntago azagutembana yes iyo ufite ijambo si uko udaca mu migezi nk'abandi ariko ntigutembana
Haleluya. iyo ufite ijambo si uko udaca mu muriro ariko wowe ntushye ijambo ntirijya rishya. reka 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 imana yabwiye ubuzima bwawe ngo iguhaye ubuzima iravuga ngo nguhaye ubuzima kuko ijambo ryavuzwe ku buzima bwawe nirirangiza indwara zose nirirangiza indwara zose ziri ku buzima bwawe kuko imana yatubwiye ubuzima imana yadusezeranije ubuzima nibirangize nibirangize imana ibahe umugisha. ya murikomera amashyi iryo jambo murikomera amashyi turanezerewe cyane. Steve Imana ibahe umugisha. Ndawakiriye umuhungu w'intwari kandi ndagukunda nanjye cyane utuganirije neza uganiriye nk'umuntu ufite ijambo kandi wararibitse. Dawidi yaravuze ati ngiye narishyize kuri stock ndabroka ngo uburyo butuma ntagucumuraho mu rwego ntagucumuraho niyo system nari password ni ukugira ngo ntagucumuraho ni ukugira ngo ntagucumuraho uburyo indaya yitambika wenda abandi baritunze ngo baribwirize abandi baribitse kugira ngo bakureho ko barisha 100 yego ati je naritunze icyo nditungi ni ukugira ngo ntagutesha umutwe. Haleluya. turapfuye uku kwezi ariko kuragukoraho uku kwezi nanjye ndumva reka oya twanyuranye mu mezi menshi hari nayo munyuzemo ndahari ariko uko ibyo bintu mwihaye byo kwita uku kwezi ngo ijambo ngo kwezi kw'ijambo kazi kanyu kazi kanyu aho ni ukunsaza ni ukuncanganyukisha n'ubu urabona mwancyuhije ariko birabakoraho abantu babika ijambo mu rwego ibishyute n'ibiza ku mubiri bidakora ku ijambo ahubwo ijambo rirwanya ibishyute rivuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. none ikintu ndikundira ahantu hose ubutaka bwose uriho ryasohoreraho. Haleluya. niyo waribwirirwa i Kigali ryanasohorera Canada niyo waribwirirwa Canada ryasohorera no mu Bushinwa. Ijambo nta mugabane ritasohoreraho nta buzima ritasohoreramo nta gihugu ritasohoreraho nta buzima waba urimo ngo ntirisohore. umuntu anakura bakabona nta n'isura yaryo ufite ariko rikurimo rikaba rizatanga isura kandi tugiye gutanga amasura yego isengesho ritanga amasura turaje dusenge amaso y'umwuka aje gukorera aho ngaho turagira ngo dusezerereze imbuga nkoranyambaga twari kumwe YouTube channel na TikTok link irimo aho ngaho ukeneye kujya kuri Zoom duhurira kuri Zoom video zigaragara iyo video yawe